abatoteza itorero ni abakuru b'amadini akaba aribo bateranya itorero na leta. Ubundi dini ni imihango, ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu binjiramo bakayeremamwo inzira yo gushaka Imana. Ariko iyo ari itorero ntabwo ari abantu bashaka Imana, kuko gushaka Imana bisobanura kuraguza, ahubwo ni Imana ishaka abantu ikakwihishurira ubwayo. Nibyo bita Christianisme, niryo torero. Imana irakwihishurira, ntabwo ari cyo twazanye Yesu. Wubatse itegeko ryo gushaka Yesu wazamara ubuzima bwawe bwose utari wamugeraho, ahubwo wowe uca bugufa akakwiyereka. Iryo ryo torero, kwihishura. Noneho rero ikintu bita itorero ni iyerekwa, umubumbe w'abantu bato beretswe na Kristo kugira ngo bakore umurimo hanze y'abisi. Ariko idini ryo ni uruhurirane rw'amategeko abantu buririraho kugira ngo bishakire Imana. Nibatotezwa bazatotezwa mu buryo bwa politike, wenda badahuje, nk'uko muri Kongo byarabaye. Umuganda wabaga ku isabato, abadivantisi bakanga kuwukora, bamwe bagakubitwa, abandi bagakora bagahagarikwa mu itorero. Ariko ntabwo kwari ugupfira ubugingo buhoraho, yari politike y'itorero mu gihe ca perezida mu butu muri 71 na 72. None ubushatse kutubwira yuko itotezwa ryabo ritazaba rishingiye ku gakiza no kwiyemeza guhamya Yesu, ahubwo rizaba rishingiye kuri politike z'ibihugu. None ko abadivantisi bavuga ngo umunsi wo kuwa gatandatu ngo ni wo gukora, kandi nabo mbona leta zarashyizeho ko ari umunsi wo kuruhuka. Abongereza bashiraho weekend, baravuga bati kugira ngo umuntu ategura akazi neza agomba kuruhuka. Abafaransa baravuga ati tuvuze samedi tuba twiganya Abongereza kandi tutumvikana. Nizo mpamvu bahise ngo weekend ni y'Abongereza, lendi yoze ni y'Abafaransa. Hari ijambo kare ugeze kumbwira ngo ngo ntabwo Imana ikuraho akarengane, ngahubwo itanga imbaraga zo kwihagarira akarengane. Ariko nikigeze kavaho kuva mu kintu ntabwo kigeze kavaho, nuko Satani yagiye ashiramo ibinyoma akagashira mu buryo bw'umwuka akakarimbura benshi. Umwanzi warirwanyaga ntaho yagiye, Satani arahari. Icya gatatu, Satani mu kurwanya itorero mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, hari aho yifashishije abayobozi b'amadini, hari naho yifashishije ubutegetsi. Ese ko nta totezwa turi kubona muri iki gihe cya none, ko nta karengane kariho mu itorero, itorero ryaba rigihari cyangwa ryarapfuye? Itorero riracyahari, rizahoraho kugeza igihe Yesu azagarukira. Uburyo akarengane kabagaho mu kinyejana cya mbere, ikinyejana cya kabiri, na n'uyu munsi wa none kakagombye kubaho. Ariko ubutumwa bwiza rero bw'ukuri ubuvuze utahengamye urabuzira. Yohana umubatiza yabatizaga Yesu ni muri 26. ubwo Tiberio yari yatangiye akazi. Kaisari aratoteza kugeza igihe cya Karigura asa n'utabyitayeho. Karigura Kaisari wakurikiye Tiberio yatangiye muri 37 arangiza igihe muri 41. ubwo Claude arimikwa. Claude rero yisha abantu cyane, usomye byakozwe no 18 yisha abantu. Abayuda bari Roma bose acuye igihe asimburwa n'uwitwa Kaisari Nero. Uwo Kaisari Nero rero umugome, umwicanyi kabuhariwe watwaye muri 54 kugeza muri 68. Ukuri kwishe Yohana umubatiza, ukuri kwicishije Yesu avugira imbere ya Pilato, ukuri kwicishije Stefano, ukuri kwicishije Petero, ukuri kwicishije Paulo. Ntabwo uko kuri kukiboneka mu bana b'Imana b'iki gihe ngo none bongere batotezwe. Ubundi ni ngombwa yuko umukristo atotezwa. Ese ntabwo umuntu ashobora kuba akijijwe kandi adatotezwa? Ntabwo abadivantisi aribo bazatotezwa, ahubwo azatotezwa itorero ryemewe na Kristo mu buryo bw'umwuka. None se abapfuye mu kinyejana cya mbere, Paulo yari umudivantiste, Petero yari umudivantiste, ese Stefano yari umudivantiste, kandi bavuga yuko nabo baruhukaga isabato. Umunsi Yesu yadusigiye ntabwo ari umunsi w'icyumweru, ahubwo ni umunsi w'umutima. Ni ukuvuga ngo abarusha n'abaremera iyo bamwegere bararuhuka. Uburuhukiro bw'umubiri n'amaboko yari isezerano ry'Isirayeli n'Imana mu gihe bavaga mu Egiputa bageze ku musozi Sinayi. Imana itesha agaciro iminsi, ihesha agaciro umutima w'umuntu wihana. Ntabwo umunsi ari w'Imana izaheraho guca imanza no guca amateka. Niba nazira umunsi w'isabato azaba ari uko wazira ikindi kigirwamana, ariko ntabwo azaba ari ubutumwa bwiza. Ubushatse kutubwira se ko nta mukapitene waba umurokore? Mukapitene yaba umurokore, ariko nta murokore waba umukapitene. Iyi ntwaro Satani akoresheje niyo yakoreshaga mbere ikomeye niyi. Imbi ikomeye cyane yo kunesha benshi ni ya kabiri. Urumva ko ariyo ngikaze, niyo rero yazanye. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere byose birakuremamo agakiza. Tuhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV.
reba tangaza amakuru rurisha nongere ngusuhuze nshuti mukundwa ukurikira ibiganiro bitambuka kuri iyi channel ya Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, wifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza aho uri, kandi nkubwira ni nubwo bikomeye ku buzima bwawe nubwo utorohewe bitewe situation uhagazemo, Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byo mu isi. Komeza kumwiringira, ntutentebuke ku bibazo ufite, yaba indwara yaba ubuzima bundi bugendanye n'imibereho. Yesu ashobora byose, komeza kumwiringira kandi witentebuka. Ndakwizeza yuko Yesu ahari kandi yiteguye kukuvana muri ubwo buzima. Imana igumugisha rero dusuhuza abadukurikiye mwese muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza n'abandi inshuti zacu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mudukurikira muri mu mpande enye zikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuri ibi bihugu bidukikije yaba Tanzania, Kongo, Uganda, Burundi ndetse na Kenya. Imana ibahumugisha mwese, n'abandi mwese muri mu bihugu byo hirya, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Centrafrique, South Africa, n'ibindi bihugu za Mali, Madagascar. Mwese Imana ibahumugisha. Reka tuve ku mugabane wa Afrika tujye ku mugabane w'Uburayi. Ntago twabavuga ni benshi. Imana ibahumugisha cyane abari ku mugabane wa Amerika, na Imana ibahumugisha abari ku mugabane wa Oceania ndetse n'abari muri Asia. Tubasabiye umugisha ndetse no kugubwa neza no kubonera ubuntu bw'Imana mu butumwa bwiza mukura cyangwa se mwumvira kuri iyi channel. Mukomeze kugira ibe byiza. Uyu munsi rero turagarutse na paseri wacu Pastor Mazibirego, mumaze kumenyera, dogiteri, akaba profeseri mu mashuri ya theology. Yareze abantu benshi cyane, kandi bagiye bafite amadini atandukanye bagiye bashinga. Imana rero reka tuvuge ngo nimuhe umugisha. Pastor, twongeye kukwakira kuri Iron TV. Murakoze, Imana iduhana umugisha, turi kumwe. Murakomeye, mumeze neza? Turi bazima, Imana iracaturinze mu bihe biruhije, ariko tuzi ko turi kumwe nayo ntacyo tuzayiburana. Amina, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma tuguha ikaze nanone kuri Iron TV, kandi muri sanga uko imaze kubiyanyu. Murakoze cyane. Abantu benshi bari kugenda bakunda ubutumwa bwiza, inyigisho Imana yagiye bashyiramo, kuko ziri gufasha abantu benshi. Ari nk'ibishoboka ngo buri munsi hari utambutseho ubwo dushyire na live none ku buryo abantu bashobora kukubaza n'ibibazo. Ariko Pastor, uko dushaka kuzabikora, turashaka gushyiraho live ku buryo none ushobora kuri kwigisha umuntu akaba yahita ahamagara kubaza n'ibibazo. Turiteguye, tugize amahirwe n'ibyo byamamaza ubutumwa bwiza bikagera ku bantu benshi. Amina. Bikanumvikana kuri rubanda. Ya Pastor, uyu munsi rero turagarutse ku nsanganyamatsiko nziza kandi iryoshye, kandi navuga ngo ijijura igakangura abantu kugira ngo buri wese amenye aho ahagaze muri iki gihe, niba ari mu itorero rya Kristo cyangwa se ari mu idini, ari umunyedini cyangwa ari umunyetorero koko. Mbere y'uko rero twinjira ku nsanganyamatsiko yacu, mwadufasha mukadusengera kugira ngo dutangire. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu. Turi imbere yawe iki gitondo ciza, uduhaye igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro, kuko wadutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Waravuze ngo turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga ryera, turi abantu waronse kugira ngo twamamaze ishimwe, kuko waduhamagaye ukadukura mu mwijima ukatwinjiza mu muco wawe w'itangaza. Natwe turageza ubutumwa bwiza ku mahanga yose, kuko umugaragu wawe Paulo yavuye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabigeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubigeza ku bandi. Natwe turahanga dushaka kuvuga ubutumwa bwiza, ariko turasaba Imana kugira ngo ababwumva bose uyu munsi wa none, baba bari mu Rwanda, baba bari mu Burundi no mu mahanga yose no mu bindi bihugu byose byo muri Afrika, abumva ubutumwa bwiza bwa none bagira ishaka ryo kwamamaza ishimwe, maze bugeze ku bandi, maze icubahiro kibi cyawe, abantu bihane bamenye inzira y'ukuri. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Ya Pastor, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ifite ikibazo gikomeye, kibaza ngo
ese nta karengane kakiriho mu itorero? Ni iyihe mpamvu? Impamvu twateguye topiki ngo nta karengane kakiriho mu itorero cyangwa se nta gutotezwa kuriho mu itorero, ni uko twebwe twitegereje tureba tukabona ntako tubona. Ese ubundi ni ngombwa ko kabaho? Ese ni umukristo ko kubukristo bwe akwiye kubutoterezwa? Itorero rya Kristo riri hano mu isi, ntaho ryagiye. Ubushize mwatubwiye ko ryatangiye ku munsi wa Pentekote ubwo Umwuka Wera yamanukiraga intumwa. N'uyu munsi ngira ngo riracyaha ariko ntirakorwa mu isi. Icya kabiri, umwanzi warirwanyaga ntaho yagiye. Satani arahari, kandi n'uburyo yarirwanyaga bitewe n'intego yabonaga rifite ntabwo yaburitse. Icya gatatu, Satani mu kurwanya itorero mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu tubona hari aho yifashishije abayobozi b'amadini, hari naho yifashishije ubutegetsi. Amadini aracyariho, ubutegetsi burahari. Ese ko nta totezwa turi kubona muri iki gihe cya none, ko nta karengane kariho mu itorero, itorero ryaba rigihari cyangwa ryarapfuye? Itorero riracyahari na n'uyu munsi wa none, kandi ijambo ry'Imana risohora muri Matayo 16 tangire ku murongo wa 13 kugera 18 yavuga ngo nawe uri Petero, ariko kuri urwo rutare nzubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, rizahoraho kugeza igihe Yesu azagarukira. Ariko habaye impinduka zikomeye, uburyo akarengane kabagaho mu kinyejana cya mbere, ikinyejana cya kabiri, na n'uyu munsi wa none kakagombye kubaho, ariko habaye ikintu cyahindutse. Urareba mu gihe cya Kaisari Tiberio, yari Kaisari wari ukurikira Augusto mu gihe cyo kwicwa kwa Yohana Umubatiza, kubera yaravuze ubutumwa bwiza amubwiye ko gucura umugore wa Filipo mukuru we ari icyaha Imana itabyemera, yarabizize. Ubutumwa bwiza rero bw'ukuri ubuvuze utahengamye urabuzira. Ngira ngo Yesu Kristo, kuko Yohana yari yabanjirize Yesu atangiza umurimo, ariko ndibuka igihe kimwe nk'uko abivuze, abatoteza itorero ni abakuru b'amadini, akaba aribo bateranya itorero na leta. Muri ibyakozwe n'intumwa ibice 4 ndibuka igihe kimwe Petero na Yohana bavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, bamamaza ishimwe. Bari bamaze gukora igitangaza basengera umuntu wari umaze imyaka isaga 40 yicaye ku irembo rya Salomo ryitwa Ryiza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abasadukayo, abakuru b'urusengero n'abatambyi barabafata batera mu nzu y'imbohe. Noneho bageze mu nzu y'imbohe, abari babonye icyo gitangaza bishimye cyane ko bari babonye akababaro k'uwo muntu kamaze igihe kirekire, bazenguruka inzu y'imbohe babaza ico bazira. Baravuga ati aba bantu barazira iki koko? Niba ari uko bakoze igitangaza bene nka kiriya, akaba ari cyo mubafatiye, mutubwire ikindi cyaha ubwo bakoze kitari ico. Ariko abasadukayo n'abatambye n'abakuru b'urusengero bamwaye, bahamagara Petero na Yohana, barabwira ati twumvikane habo bwumvikane, tubemereye kuvuga ubutumwa bwiza aho tugejeje amaboko hose, ariko muje muravuga ngo Imana irabakunda, muje muravuga ngo muve mu byaha, muje murababwira ngo muzava mu ijuru, ariko natwe mutudohorere, mutubabarire, mwe kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Muje murababwira ngo muzajya mu ijuru, yego mureke ibyaha muzaja mu ijuru, ariko mwe gushiraho kariya kantu kari kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Petero yuzira imbaraga z'umwuka aravuga ati ahubwo twareke ibyo tubwiye tukavuga koko nyine, kuko koko nyine kukavuga mu izina rya Yesu nibyo bitumye umuntu usagije imyaka 40 ahaguruka. Ntaho twabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twumvise kandi twabwiwe, twanabonye. Ijambo ry'Imana ryanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 18 kugeza kuri 20, havuga ko ntaho twabasha kwiyumanganya. Ubu rero akarengane kabujijwe n'iki gukomeza kubaho? Ntabwo ari uko ababazanaga akarengane bakijijwe. Nuba amadini makuru y'ibigugu atoteza amadini mato arahari, ariko habaye ikintu cyitwa kwiyumanganya. Ukiri aho ngaho kuri ako kantu ko kuyumanganya,
ndashaka ko usobanurira ako kantu. Waravuze ngo amadini makuru y'ibigugu arahari kandi yo gutoteza itorero. Hari uburyo waruvuzemo ngo yo gutoteza ngo amadini mato abatangira. None se ubushatse kutubwira ko amadini mato ari ryo torero? Amadini matoya ndavuga mu mvugo yumvikana. Kuko iyo uvuze itorero abantu bashobora kubitandukanya n'idini utaratanga itandukaniro. Ubundi dini ni imihango, ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu binjiramo bakayeremamwo inzira yo gushaka Imana. Ariko iyo ari itorero ntabwo ari abantu bashaka Imana, kuko gushaka Imana bisobanura kuraguza, ahubwo ni Imana ishaka abantu ikakwihishurira ubwayo. Nibyo bita Christianisme, niryo torero. Imana irakwihishurira, ntabwo ari cyo twazanye Yesu, niwe witanze ku bwacu arizana. Abamumenya rero arabihishurira, ntabwo twubaka amategeko yo kumushaka. Wubatse itegeko ryo gushaka Yesu wazamara ubuzima bwawe bwose utari wamugeraho, ahubwo wowe uca bugufa akakwiyereka. Iryo ryo torero, kwihishura. Noneho rero ikintu bita itorero ni iyerekwa, umubumbe w'abantu bato beretswe na Kristo kugira ngo bakore umurimo hanze y'abisi. Ariko idini ryo ni uruhurirane rw'amategeko abantu buririraho kugira ngo bishakire Imana. Iryo gihe bayishaka mu buryo butandukanye, buri wese akayishaka ukwe. Ariko itorero yiyereka abantu ubwabo, iratandukanye. Ubwo nizo mpamvu nakoresha iryo jambo. Ariko by'ukuri ntabwo idini ari itorero. Amadini y'ibigugu rero, iyo itorero rigeze mu gihe cyo gutoteza irito, ntibiba rikiri itorero, ryitwa idini. Ni ukuvuga ngo itorero rimaze gukomera rikagera mu rwego rwo gutoteza, amatorero atangira, ubwo rija mu nzira y'idini, kuko nta torero ry'Imana ryatoteza abera. Ibyo birumvikana. Ariko abafariso barishe, abasaduko barishe, abatambyi barishe, ariko bavuga ko bakorera Imana. Na Pawulo ubwe yahamagarwa yaricaga, ariko kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana. Arica abantu arabamara kubw'ishaka ry'umurimo, ariko Yesu aramwihishurira. Ntabwo Pawulo yubatse amategeko yo gushaka Yesu, nta nubwo yatekereje gushaka Yesu ngo abaririze n'inzira, ahubwo Yesu aramusanga mu nzira aramwihishurira. Pawulo amenya Yesu. Pase ndashaka ko tuvuga gatoya ukatwereka amateka y'itorero ryo muri iriya myaka yo hasi, cyangwa se nko mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Ni bande mu bayobozi ba Roma baba baratoteje itorero? Urebye uwatangiye gutoteza itorero byatangiye mbere bumva ko Kristo yavutse, yari yarahanuwe burya. Urebye muri Yesaya ibice 9:5 kugeza ku 6, Yesaya 7:14, Yesu yari yarahanuwe, bari babizi. Gutotezwa rero kwa Yesu Kristo, kuko bari bazi ko ari umwana azabavuka, kwari buri mu mugambi wo gutangira wibanze mu buryo buhishwe wo kurwanya itorero. Auguste ni wari uri ku ngoma igihe bahigaga abana b'imyaka 2 no kumanura, akoresheje umwami Herode. Kaisari yari Auguste. Ku gihe cya Tiberio rero ni wayobe kuva mu mwaka wa 15 kugera mu mwaka wa 37, nibwo Yohana Umubatiza yishwe, nibwo Yesu yabambwe, nibwo Stefano yatewe amabuye. Ubwo kari akarengane itorero rimaze kuvuka ku munsi wa Pentekote. Muri 29 nk'uko twaganiriye kuvuka kwa Yesu, kuko igihe yatotezwaga na Auguste ari umwana uvutse mu mwaka wa 37 wo ku ngoma ya Herode, wari warimitswe n'Abayuda n'Abaroma muri 40, amaze imyaka 37 ku ngoma, nibwo bumvise inkuru ko umwami w'Abayuda yavutse. Ubwo ico gihe Auguste we ntabwo yabyitayeho, ariko Herode wayoboraga Abayuda mu karere Yesu avugamo ko yavutse, yarahagurutse cyane, yari umugambi wo gutoteza itorero. Noneho mu mwaka wa 15 nyuma ya Yesu, ni ukuvuga mu gihe cya Tiberio Kaisari, nibwo Yohana Umubatiza yapfuye, nibwo Stefano yatewe amabuye, nibwo Yesu yabambwe. Urumva na akarengane katangiye kuri Tiberio, kuri cyemewe kazwi nyuma y'umunsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote ubundi bagereranya ko waba warabaye muri 29, ariko icyo gihe Yesu akaba yarafite imyaka 33. Kuko Yesu yabambwe muri 29 n'igice, afite imyaka 33,
nibwo yagiye mu ijuru kuko yatangiye umurimo afite imyaka 30, ariko igihe Yohana umubatiza yabatizaga Yesu ni muri 26. Ubwo Tiberio yari yatangiye akazi. Kaisari aratoteza kugeza igihe cya Karigura asa n'utabyitayeho. Karigura Kaisari wakurikiye Tiberio yatangiye muri 37 arangiza igihe muri 41. Ubwo Claude arimikwa. Claude rero yisha abantu cyane, usoni byakozwe mu 18 yisha abantu. Abayuda bari Roma bose, atanga itegeko ngo basohoke basubire iwabo, yarabishe. Abarokotse nibo basubiye iwabo. Ako kari akarengane k'itorero. Noneho Claude muri 54 acuye igihe asimburwa n'uwitwa Kaisari Nero. Uwo Kaisari Nero rero umugome, umwicanyi kabuhariwe watwaye muri 54 kugeza muri 68. Kuri we niho Petero yabambwe. Arico gihe bazanaga Petero bagiye kumwica, baravuga bati tuzi ko agendanaga na Yesu, turakwica urupfu rubi, turakwica nk'uko Yesu yabambwe. Ageze imbere y'abamwica yabara bagiye kumubamba, arabahakanira ati sinemera kubambwa mpagaze ka Yesu Kristo, ahubwo ngiye kuko mwarangije kubaza umusaraba mucurike, noneho mbambe nshuramye, sinshaka kwigereranya n'umwami wanje. Hari muri 64 Petero abambwa, hari kubwa Kaisari Nero. Kaisari akora ibintu bikomeye cyane, abonye ko amahanga asakuje yisha abakristo cyane, afata karitsiye imwe y'i Roma arayitwika, yirengagije abakwebe barimo n'abana be. Noneho kugira ngo arege mu mahanga, arega abakristo ati bambeshaga ngo barasenga nijoro, bwaje guca ngasanga amazu ari kwaka. Atwika karitsiye kugira ngo asige icyaha abakristo. Ubwo amahanga muha favor ati noneho komeza wice, niba koko babesha ngo barasenga ari ugutwika amazu nk'uko, komerezaho. Muri commentaire ya Histoire de l'Église harimo umukwe we muri yo karitsiye yatwitse, ariko arirengagiza kugira ngo batagira ngo niwe, ntiyabanza kumukuramo Kaisari Nero kugira ngo ahiremo n'umukobwa we ko yari umugome. Noneho bavuge bati ibyo yavuze ni ukuri. Iyaba Nero wagambaniye iriya karitsiye, aba yabanje guhamagara umukwe we n'abuzukuru be n'umukobwa we bakayivamo. Icyo gihe abakristo baricwa kugeza muri 68. Ngira ngo na Paulo apfa ku bwa Nero muri 68 amaze kwandika urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ko ari rwo rwaherutse. Uzi ko Paulo yanditse urwandiko rwa mbere n'urw'Abatesaloniki ba mbere, urwa nyuma n'urwa Timoteyo ya kabiri. Ari gusezera yasezeye muri Timoteyo ya kabiri bice n'umurongo wa 6 kugira ku murongo wa 8. Abonye ko igihe gigeze bitacongeye guhinduka, yarasenze Imana iramurokora, ariko arasenga aravuga ati ubu ngewe maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, narangije urugendo, ahubwo igisigaye mbika ikamba ryo gukiranuka ari ry'umucamanza utabera zampa kuri urya munsi. Ariko ari bati nyamara ntabwo ari nje jenyine, nabarinze kuzaboneka be bose. Ari gusezera hari ku bwa Nero, aza gusimburwa na Otto Vitellius, ntiyamara igihe. Noneho Vespasiye arungiriza muri 69, nawe yakoze akarengane gakomeye mu mwaka wa 70 ya Kaisari, kuko yayoboye muri 79 muri 69 kugera muri 79, imyaka 10. Umuhungu we yari general mukuru w'ingabo z'i Roma, Titus. Noneho Titus niwe wasanze se Kaisari Vespasiye, aramubwira ati rero ico mu Rwanda naco ndakizi, ariko ntabwo muzagishobora mudakoresheje metode ngiye kukubwira. Abakristo bose batubwira ubutumwa bwiza bava i Yerusalemu. Mwica abakristo rero ntabwo bashobora kuzashira nk'uko mwifuza mudatwitse aho bakomoka. Mujye ku isoko noneho hazabura abandi aho baraturuka. Ico gico tushaka tuba tukigezeho, ko nta undi muvuga butumwa uzabaho Yerusalemu idahari. Yumvikana na Vespasiye mu mwaka wa 70 se yaramaze umwaka umwe ku ngoma. Titus niwe wari umukuru w'ingabo z'i Roma, barumvikana, bazana korte abasirikare bagota umurwa wa Yerusalemu, abandi binjira imbere baratwika. Ariko uko babaga bahagaze inyuma y'umurwa, basimbukira rimwe ari babiri ari batatu, bakica babiri undi akabacika. None pazi tukiraho ngaho nuko baje kurokoka.
tukiri aho urimo uravuga Vespasiye ko ari we wagize uruhare mu gusenya Yerusalemu, kuko ari we wayoboraga. ko amateka y'abantu benshi bagaragaza ko ari mu gihe cya Kaisari Nero. Kari mu gihe cya Kaisari Nero. Oya, Nero yagarukiye muri 68 ureba amateka neza. Nero ntago ari we wagize uruhare mu gusenya Yerusalemu. Oya, ntabwo ari kumwe na General Titus. Oya, Titus muri 70 ahubwo yakoranye na se, kuko mu mwaka wa 70 ntabwo Nero yari akiyobora. Ko se amateka agaragaza ko ari Nero wabikoze? Oya, ni Vespasiye ariko umuhungu ari umugira inama Titus, kuko ari generale w'ingabo bumvikana. Nero yatwaye kuva muri 54 apfa muri 68. Nero none asimburwa hagati ya Vespasiye na Nero haciye uwitwa Otto Vitellius. Wayoboye amezi arapfa. Vespasiye yimikwa muri 69 Yerusalemu itarasenywa. Mu bwa mbere ni wowe ubivuze, abantu bose bazi ko ari Nero wabikoze. Oya, ntabwo ari Nero. Nero icyo yakoze ni ugutwika umurwa w'i Roma karitse kugira ngo ashinje abakristo ko hari abagizi ba nabi. Ikindi abambisha Petero, ikindi yicisha Paulo mu 68 nyuma ya Yesu. Abarapfuye. Otto Vitellius rero yatwaye muri 69, ukanze no kuri Google birahari. Ariko Titus yari generale kuko yaje gusimbura se muri 79. Titus. Vespasiye yasimburwa nande? Vespasiye yasimbuye n'umuhungu we Titus. Titus nawe yarayoboye, yabayeho umwami. Yabaye Kaisari avuye ku bukuru bw'ingabo. Hanyuma wasimburwa nande? Aza gusimburwa na Domitian muri 81. Domitian yakoze ayahe marorerwa akomeye cyane, yatoteje abakristo kugeza ubwo ba Yohana bahungiye mu kirwa c'Ipatima, kuko muri Bibiliya y'Igifaransa havuga exile. Abantu babivuga mu buryo butandukanye, bavuga ko kwari ugufungirwayo ku itegeko rya Kaisari Domitian, ariko Bibiliya ni claire ikoresha narindi mu kirwa j'étais en exile. Exile ntabwo ari wajanwe gufunga, ahubwo nuwahunze ubutegetsi bw'ubwica. Bari mu kirwa c'Ipatima rero niho yahishuriwe iki gitabo dufite ahangaha kidufasha ibyahishuriye Yohana, cyari gihe ca Kaisari Domitian. Noneho rero Kaisari Domitian we yatwaye muri 81 acura igihe gupfa kwe muri 96. Ico gihe Yohana nibwo yagarutse aza mu Efeso. Kuvuga ngo Yohana we yagiye Ipatima mu buryo bwo guhunga umwami w'abami Kaisari itorero. Ntiyari wenyine, ahubwo nuko ari we wagiriye ubuntu bwo guhishurirwa muri benshi. None abavuga yuko ngo Yohana yajyanyweyo yananogowemo amaso n'ibindi byinshi cyane, babikurahe? Ntabwo Yohana yanogowemo amaso, ahubwo igitangaza cabaye nuko bagiye kumutwikira mu ngunguru y'amavuta, noneho ya ngunguru igahinduka amazi. Ayo cyako gatabo ko karahari, amateka y'itorero mu itorero rya Efeso. Nukuvuga ngo bari bazi ko bacaniriye amavuta, bagiye kumujugunya mu ngunguru ngo bacanire, ihinduka amazi. Yohana arasimbuka vabo, ararokoka. Nico gitangaza camubayeho. No kuva mu kirwa c'Ipatima akagaruka ari muzima, naco ni gitangaza camubayeho. Ariko Domitian yisha abakristo cyane. Kubera icyo uvuze ko ari gitangaza camubayeho kuva ku kirwa agaruka, nuko haguye abantu benshi mu mateka y'itorero. Bari barihisheyo inzara, bishwe n'inzara, abandi bishwa n'izuba, abandi bishwa n'inyota, byinshi byabiza, byinshi byabisha. Pasi none tukira aho ngaho, ubwo tubaye dusa nkaho tutarinjira ku kindi kinyejana, turi kureba itorero ryo mu kinyejana cya mbere. Ubwo Kaisari rero Domitian yaje gusimburwa na Nerva za gusimburwa na Trajana. Ihangane gato kiba kiraranga, tubaye ikinyejana cya mbere kiba kirarangiye. Carangiriye kuri Trajana wari uyoboraga, yanyobeye mu cya mbere no mu cya kabiri. Kubera iki itorero ryatotezwaga? Tweretse ibyiciro bibiri: abayobozi b'amadini n'ubutegetsi bw'isi bwabagaho, ubutegetsi bw'isi bwari buriho muri icyo gihe, na Satani wabakoreshaga, hanyuma barwanya itorero. None icyo nshaka kubaza ni iki bazize? Baziraga iki? Bahorwaga iki? Baziraga guha icubahiro umwami Yesu, abakaisari batishimira kumva ko hari undi mwami ku isi ubaho. Ico cyari ikintu gikomeye. Noneho rero kwiyumanganya nuko bagombaga kuvuga ubutumwa badashizemo Yesu, bamwe barabyemeye bariyumanganya koko.
bararokoka. Ariko wavuze Yesu Kristo abambwe ku musaraba wese ntabwo yarokotse icyo gihe. Noneho rero ukuri kwishe Yohana umubatiza, ukuri kwicishije Yesu avugira imbere ya Pilato, ukuri kwicishije Stefano, ukuri kwicishije Petero, ukuri kwicishije Paulo, ntabwo uko kuri kukiboneka mu bana b'Imana b'iki gihe ngo none bongere batotezwe. Bene data bajye batwihanganira, twebwe nta ruhande na rumwe tubogamiyemo ku idini ryari ryo ryose, kuko amadini yazanye ibibi byinshi, ariko ntitwanavuga ko atafite n'ibyiza yazanye, ariko mu ruhande rw'umubiri bitari uruhande rw'umutima. Impamvu ushaka kuvuga iki? Abadivantiste, idini ry'abadivantiste, abayoboke baryo nibo bantu ba mbere uyu munsi bategereje ikintu cyitwa karengane, banavuga ko ari bo bonyine bazatotezwa. Bashingiye kuki? Bashingira ko, ubwo tugarutse kuri cya kiganiro cyacu cy'ubushize, aho twa turi kwiga ku bya kariya gahembe n'ariya mahembe, aho watwigishaga ubupapa, uburyo yahinduye, wagaragaje ko Nero we none wari wahinduye ibihe n'iminsi n'amategeko, uburyo yafashe icyumweru akagihindura ikiruhuko cyo kuruhukirwaho. Abadivantiste bavuga yuko icyo kintu kigiye kugaruka, aho icyumweru kigiye guhinduka itegeko, biturutse ngo ku nyamaswa yitwa papa. Papa agiye gutegeka yuko icyumweru gihinduka ikiruhuko ku bantu bose, ku buryo ikiruhuko cyo kuwa gatandatu ku munsi w'isabato gihagarikwa, abantu bose bakaruka ku cyumweru, n'abaterana bagaterana ku cyumweru. Abadivantiste bakavuga ko rero abazanga bose bamenye ukuri ku isabato bagiye kwinjira mu gutotezwa. Nibo bantu bonyine bategereje gutotezwa akarengane, bavuga ko abandi bose nta gutotezwa guhari. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, base ubundi ni ngombwa yuko umukristo atotezwa. Ese ntabwo umuntu ashobora kuba akijijwe kandi adatotezwa? N'ibyo bintu bibiri nashaka kubaza. Kubera iki uri kuvuga yuko abakristo bamwe ngo biyorohereje ntibatotezwa ko banze kuvuga izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, ababivuze bagapfa? Ese bariya batabivuze bararimbutse? Ese bariya bo bemeye kwicwa, iyo bifata wenda babona byoroshye bakongera bakavuga, hari ikibazo byari bitwaye? Icya mbere nkubajije ni icy'abadivantiste. Icya kabiri nayo nkubajije niba koko akarengane ari ak'abadivantiste gusa nta bandi bazarenganwa. Icya gatatu, bariya bo mu kinyejana cya mbere bahamyaga Yesu bakabizira bakicwa, abandi bakabihakana ntibicwa. Ese abatarishwe babihakanye bararimbutse? Abandi se ubundi iyo babireka aho kwemera kwitoteza bakabyihorera bakongera kubivuga hashize iminsi, wenda akarengane cyangwa abami batuje, hari icyo byari bitwaye? Bagenderaga ku byanditswe byera. Ariko ndabanza ikibazo cya mbere, ntabwo abadivantiste aribo bazatotezwa, ahubwo hazatotezwa itorero ryemewe na Kristo mu buryo bw'umwuka. None se umwaka batangiyemo urazwi, 1843 niho batangiye kubaho, ariko bamenyekana 1846 bamenyekanishijwe n'umudamu werekwaga witwa Ellen G. White. None se abapfuye mu kinyejana cya mbere, Paulo yari umudivantiste, Petero yari umudivantiste, ese Stefano yari umudivantiste? Kandi bavuga yuko nabo baruhukaga isabato. Ntabwo baruhukaga isabato, kuko Yesu yadusigiye umunsi wo kuruhuka. Usenya mu Baheburayo igice cya 4:7, aho yavuze ngo uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana ntimwinangire imitima yanyu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Yesu yadusigiye ntabwo ari umunsi w'icyumweru, ahubwo ni umunsi w'umutima. Ni ukuvuga ngo abarusha n'abaremera iyo bamwegere bararuhuka. Uburuhukiro bw'umubiri n'amaboko byari isezerano ry'Isirayeli n'Imana mu gihe bavaga mu Egiputa bageze ku musozi Sinayi. Byari isezerano ry'ubwoko nk'uko nabivuze ubushize, ariko isezerano ryo guruhukiro bw'abakristo ni iry'umutima. Abakristo rero basenga buri munsi, nta munsi utandukanye n'undi, nk'uko Paulo yabyanditse mu Baroma 14 avuga ngo umuntu umwe ashobora gufata umunsi umwe akawirutisha iyindi, undi ya misi yose akayihwanya. Ntabwo icyo Imana ireba ari umunsi cyangwa izina ry'umunsi, ahubwo icyo Imana yitegereza ni ibyo wakoze muri uwo munsi. Niba ari byiza rero umutima wawe urakeye. Nta nizo mpamvu Abaheburayo 4:7 bavuga ngo Imana irongera itoranya umunsi.
uwo munsi rero ngo ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire ya magambo yavuzwe haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana ntimwinangire imitima yanyu. Imana ikura umunsi ku munsi w'icumweru iwushira ku mutima w'umuntu. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ikura umunsi ku munsi w'icyumweru cyangwa ikura umunsi ku munsi w'isabato? Oya, iminsi iguha agaciro iminsi yose. Imana itesha agaciro iminsi, ihesha agaciro umutima w'umuntu wihana. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe asize aziruye isabato, niwe watanze iryo sezerano ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo mwe kwinangira imitima. Ntabwo umunsi ari w'Imana izaheraho guca imanza no guca amateka. 1846 ntabwo ari abakristo babayeho. Abatotejwe abakristo abadivantiste batarabaho. None se abazaja mu ijuru bazatangirira mu 1846? Oya. Ba Paulo barabagenzi, ba Petero barabagenzi, ba Polikarpe barabagenzi, ba Perpetua barabagenzi, ba Felicite barashimwe barabagenzi mu mateka y'itorero. Abo bose baze guhamya kwa Yesu. Uvuga ngo kwiyumanganya ngo umuntu wakareba ko byatambuka, ntabwo ari byo, kuko ririya jambo ryanditswe muri Mateo 12:30 bavuga ngo umuntu uzagira isoni ryo kumpamya imbere y'abantu, nanje nzagira isoni ryo kumuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Wewe uravuze uti uwashaka yabwiriza atavuze Yesu kugira ngo arokoke. Ariko yakwiyumanganya mu gihe baje kumukubita, yego akamureka yako yagira hirya kongera akabikora badahari. abo kuvuga ngo abayishe ryasezerano ngo umuntu uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu turi hano mu isi abibona, nanje nzagira isoni ryo kumuhamya imbere ya Data n'imbere y'abamarayika ye nitugera mu bwami bwe. Urumva ko abatsinzwe. Ubwo ukabutubwira ko se bari abakristo mu kinyejana cya mbere ari uwo murongo bagendeyeho cyane, bahamyaga Yesu mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Usomye Timoteyo ya 2:4 haravuga ngo tuje dukorera Imana mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Igihe gikwiye ni igihe uri mu mudendezo. Igihe kidakwiye ni igihe bakubuza kuvuga ubutumwa bwiza ariko ukanakora. Nta kwiyumanganya rero. Base tugaruke gatoye ntabwo nasubiza icyo abadivantiste. Umushaka kutubwira ngo uhakanye ko abadivantiste batazatotezwa bazira umunsi w'isabato? Ntabwo bazigera batotezwa na rimwe bazira umunsi w'isabato. Base icyo kiruhuko niba nazira umunsi w'isabato azaba ari uko wazira ikindi kigirwamana, ariko ntabwo azaba ari ubutumwa bwiza, ko Imana ntabwo ireba umunsi ahubwo ireba icyatumye Yesu avuga ngo ndawuziruye. Ase uyu ni umwuka uri mu idini ry'abadivantiste ku rwego rw'isi. Yego, bituruka iyo ngiye ku cyicaro gikuru. Ni ibintu bose bazi, banarwana jihadi kugira ngo bakumvishe ko icyo kintu ari ukuri. Ubu ni wowe muntu uje gukuraho icyo kintu no kugihakana yuko icyo abadivantiste biringiye bategereje gutotezwa kitazabaho. Ntabwo bazatotezwa. Nibatotezwa bazatotezwa mu buryo bwa politike wenda badahuje nk'uko muri Kongo byarabaye. Umuganda wabaga ku isabato. Abadivantiste bakanga kuwukora, bamwe bagakubitwa, abandi bagakora bagahagarikwa mu itorero. Ariko ntabwo kwari ugupfira ubugingo buhoraho. Yari politike y'itorero mu gihe cya perezida mu butumwa 71 na 72 barabikubitiwe koko. Ariko mu Baroma ibice 10 aravuga ngo bene Data ndababara cyane kuko benshi bagira ishaka ry'Imana ariko ritava kenshi mu bwenge, aho ugasanga riva mu mashaka y'ibintu bisa no guhirwana n'amarushanwa. None ubushatse kutubwira yuko itotezwa ryabo itazaba rishingiye ku gakiza no kwiyemeza guhamya Yesu, ahubwo zaba rishingiye kuri politike z'ibihugu. Zaba rishingiye kuri politike z'ibihugu, kuko urebye ntabwo ari abakristo batangira ngo nuko abadivantiste babayeho. Mwese hishwa bangana iki batariho. None se ico bazize kizongera gihinduke abaziraga guhamya Yesu bazira isabato? Bo reka tugaruke. None se hari umuntu wazize isabato? Kandi ari byo bategereje ko bagiye kwizera. Oya, mu isezerano rya kera barishwe. Ku Bayuda nk'uko navuze ngo isezerano ry'Imana ni Isirayeli. Usomye kubara igice cya 15 umurongo wa 32, uwakoraga ku isabato bakamutera amabuye kugeza igihe aviramo umuka nk'uko Imana yategetse. Ariko kuva Yesu yabambwa akazuka, hari umuntu bishe ngo nuko yakoze ku isabato akabizira, cyangwa biciye abantu guhamya kwa Yesu. Tuvuga bishwe. Ntabwo ngo baziraga guhamya kwa Yesu. Nta wazize isabato. Stefano yazize guhamya kwa Yesu, arabizira aremera arapfa.
n'izindi ntumwa zishwe kubera ibyo ngibyo. Baritelemi yaziye guhamya kwa Yesu, Yakobo yaziye guhamya kwa Yesu, Petero yaziye guhamya kwa Yesu. Nta wigeze yicwa avuga isabato. ubwo tuvuge ngo udukurijeho abadivantiste ibyo biringiye babiveho, nta uzigira atotezwa azira guhamya Yesu kubera ko atubahirije sabato. Azaba apfuye nk'umunyepolitike, nk'uko uvuga uti njyewe ndi muri iri shaka, ukicwa watangiza ishaka ugatotezwa, bazaba batotezwe muri ubwo buryo butagiranye isano n'iby'Imana. Ariko paze dufite ikibazo ahangaha. Ubundi ko abadivantiste bavuga ngo nk'uko twabikozeho nawe wagaragaje ko ari Constante washyizeho uyu munsi w'ikiruhuko w'icyumweru ku bakozi, ubundi kuki uyu munsi no kuwa gatandatu wabaye ikiruhuko? Si weekend y'iminsi ibiri. None ko abadivantiste bavuga ngo umunsi wo kuwa gatandatu ngo nuwo gukora, kandi nabo mbona leta zarashyizeho ko ari umunsi wo kuruhuka. Oya, byaturutse muri conflit, amakimbirane hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa. Niho amakimbirane yakomonze. Ubundi Abafaransa ntabwo baruhuka ku isaba kuwa gatandatu, barakora ahubwo bakaruka ku wa mbere, ikintu bitaga rendiyoze. Noneho rero haba ikintu ca opposition. Constante amaze gushiraho uwo munsi wagumyeho kuruhuka kw'abakozi, ariko abakozi bakaba bakeneye kuruhuka. None Abafaransa ico bakoraga, Abongereza bahagurukaga bakirwanya, nk'uko ico Abongereza bakora Abafaransa baguruka bakirwanya. Abongereza bashiraho weekend, baravuga bati kugira ngo umuntu ategura akazi neza agomba kuruhuka kuwa gatandatu. Noneho rero Abafaransa baravuga ati tuvuze samedi tuba twiganya Abongereza kandi tutumvikana, ahubwo twereka dukorere rendiyoze. Abafaransa rero ntabwo bakora ku wa mbere, ariko bakora ku wa gatandatu. Abongereza rero bakora ku wa mbere bakaruka ku wa gatandatu. Nizo mpamvu bahise ngo weekend ni y'Abongereza, rendiyoze ni y'Abafaransa. None ko ibi bintu biri ku rwego rw'isi, biri ku rwego rw'isi, kuko abakolonije isi ba mbere ni Abafaransa n'Abongereza. None se paze tukiraho, niba bigaragaje gutyo ko ari iyo conflit hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza, Kaisari Constante abarizwa mu kihe cyiciro aho ngaho? Oya, Kaisari Constante ni nyiri torero ry'Iperugamo, ntabwo n'izina Gatolika ryari ryakabonetse, kuko izina Gatolika ryabonetse muri 380. None nawe yarari muri 321 nibwo yabatijwe. None se ko tubwiye ko Abafaransa baruka ku wa mbere kandi tubona ari ku cyumweru? Oya, Abafaransa baruka lendi. Muri kalendari ya Bibiliya rero lendi ni kwa kabiri. Muri kalendari ya Bibiliya ubwo rero twaba dimanche ni kuwa mbere. Yego. Lendi ni kwa kabiri, mardi ni kwa gatatu, mercredi ni kwa kane, jeudi ni kwa gatanu, vendredi ni kwa gatandatu, samedi ni kwa karindwi, dimanche ni kuwa mbere. Aho ni muri Bibiliya. Iyo mibare yo muri Bibiliya. Ariko kuri kalendari ya Geregware noneho dimanche yayigize wa karindwi, yitwa umunsi wa karindwi. None no kuvanga Abafaransa rero bakurikiza imibare yo muri Bibiliya. Oya, kandi rendiyoze ni kwa kabiri, bo baruhuka rendiyoze bavuga ngo kuko bagomba kuruhuka bakoze kugera kwa gatandatu no ku cyumweru abandi. Ariko Abafaransa benshi kuko Abagatolika benshi ntibakora no ku cyumweru, ariko bakora kwa gatandatu. Nabo rero bakagira iyo minsi ibiri, icyumweru n'uwa mbere, uvuga ngo uwa mbere n'uwa kabiri barayiruhuka. Noneho Abangereza bakagira uwa karindwi n'uwa mbere, wa samedi dimanche. Iyo ni kalendari ariko ya Bibiliya ndi gukoresha, atari kalendari y'Abaroma. None passe iyi conflit yaturutse hagati y'Abongereza n'Abafaransa, hakajyaho ibi biruhuko. Wese ntuzi ngaho mu Bufaransa hari Abadivantiste, yego, hanyuma mu Bwongereza bakaba bariyo, yego. Bo baruhuka bate? Ni gute ufata ibyo bintu kabihuza n'isabato yabo bagaragaza ko ngabantu batayiruhuka bakaruka ku cyumweru? Kandi numva aho hantu ari bo babizanye, kandi abo Badivantiste bariyo. Bariyo, ariko nukuvuga ngo baje ryari, ubuyobe buzira igihe bushakiye. None se bwahozeho igihe Abafaransa bategaye ikisi hari isabato? Niba Abadivantiste bavuga iryo jambo bakavuga ngo abantu bataruhuka ku wa gatandatu, nuvuga ngo ni kwa karindwi muri kalendari ya Bibiliya, umunsi wa karindwi nyine, yego, ngo bakaba baruka ahubwo ku munsi wa 8 cyangwa se wa mbere w'iminsi 7 ari cyo cyumweru. Ngo nta abo ngabo basenga umunsi w'inyamaswa,
Oya. washyizweho n'umuntu ngo ntabwo ari Imana yawushyizeho. Umwanzuro wafashwe n'itorero ry'intumwa mu mwaka wa 325 mu gihe cyo kubaka credo, ni ukuvuga ngo umurongo ngenderwaho imyizerere y'abakristo b'ukuri. Wari urimo Origene, wari urimo Irene, wari urimo Teritiriye, wari urimo Cypriani, bari abajenama b'itorero babumbiye hamwe, nibo bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo dimanche, kuko ariwo munsi Yesu yazutseho, dimanche akari umwuka wera yamanutseho, kandi umwuka wera akari wabyaye itorero. Abitorero bose bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, muje muhimbaza kuri uwo munsi w'icumweru. Byakozwe n'inama y'itorero kugira ngo bemeze dimanche, ntaho byakozwe gusa na Constante. Umugambi muri 321 wari umugambi wo kuruhura abakozi bakoresha amaboko. Ariko mu gihe cyo kubaka credo, kuko yubatswe mu gihe cy'itorero ry'intumwa, baravuga bati kuko Yesu yazutse dimanche ari wo munsi wa mbere w'icumweru, kandi umwuka wera akamanuka aribwo yamanutse. Tesa bemera Yesu bongera basubire muri wa munsi w'abayuda, kandi Yesu yarawuziruye ubwe. Ahubwo abemera Yesu bakurikize umunsi wo kuzuka kwe, nibwo twaboneye agakiza. Niko babitekereje. Byanditswe mu mateka y'itorero y'ikinyejana ca 3 n'icya 4. None se paze ngiye arega harahantu nkiri ko mu Bwongereza hariyo abadivantiste, no mu Faransa akaba hari abadivantiste, no muri Amerika akaba ariyo, hirya no hino barahari. Ukaba utweretse uti abongereza baruka ku munsi wa 7 n'uwa mbere, sibyo? aba Faransa garuka ku munsi wa 2 wa mbere, ku munsi wa mbere n'uwa 2. Yego, muri kalendari ya Bibiliya. Ubwo se abadivantiste ntago baje basopanya muri icyakiruka, kandi niba ariko bimeze abadivantiste bose n'ibihugu barimo? Oya, abadivantiste bose kuko ubategeka General Conference yabiri muri Amerika, ubategeka rero ategeka ko baruhuka ku munsi wa 7 ubategeka. Ariko Paulo akavuga ko umunsi ntacumaze. Aha, reka tugaruke rero. Ubwo n'ukuvanga abadivantiste bakurijeho ibyo biringiye n'ibyo batekiza ngo bazarenganirizwa umunsi nta bihari. Oya, muri bo hari abazi ukuri bashobora wenda kuzarenganirizwa Yesu Kristo, kuko ico tuzazira kikaduhesha ubugingo n'ukuzira guhamya kwa Yesu. Nge ndavuga n'ubundi, ndavuga umunsi, ntago mvuga Yesu we. Oya, ku munsi wo nta gakiza karimo, nta nubwo bazawuzi. Oya, gukirwe nta gakiza karimo. Paulo yaraberuriye Abaroma 14 avuga ko nta difference, nta tandukaniro ry'abatandukanije iminsi rizabaho. Okay. Kandi niho twarwanya ibyanditswe byera. None se pase ariko ku bayudaho na n'uyu munsi abataremera Yesu baracawubahiriza. Ibyo turabyemera. Hanyuma muri iki gihe turimo, yego, kubera iki wenda reka mbivuga gutya, muri iki gihe turimo ubona hari akarengane? Ese niba kadahari, kubera iki kadahari kandi biriya bintu 3 tubonye bigihari? Ni kuvuga ngo hari ubwami bw'isi, ubutegetsi bw'isi umwanzi yakoreshaga, hakaba n'uwo mwanzi, hakaba n'itorero ntaho ryagiye. Niba gutotezwa kudahari, ese wabushatse kutubwira yuko ari agahenge Imana yatanze ikagaha itorero kugira ngo ritambuke muri uwo munyenga nta gutotezwa? Nta gahenge Imana yatanze, ahubwo ishusho y'itorero uzi imikorere y'abahanuzi mu isezerano rya kera. Nta mwami wabashaga kugaba igitero atagishina umuhanuzi. Byari bitegetswe ko umuhanuzi ategeka umwami ibirakorwa byose. Nta mwami wari ufite umwanzuro ku kintu kiraba mu gihugu icyo ari cyo cyose atabiheshejwe n'umuhanuzi. Noneho rero iyo umwami yubahirije amabwiriza y'umuhanuzi, amahoro arase agenda neza. Ariko wa muhanuzi agatotezwa na wa mwami. Noneho rero ubu ngubu umwami yategetse umuhanuzi, ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'inzego z'isi bwagiye hejuru y'itorero, ku buryo itorero ryemeye gukurikiza amabwiriza y'inzego z'isi kugira ngo ridahura n'ako karengane. None ubwo bureza kutubwira ko itorero ryatsinzwe rero? Itorero nto ryatsinzwe kugira muri Imana avuga ngo Uwiteka azabe, abari mu myobo, abarengana bakomeza kurengana barahari. Buriya ntabwo itorero ritsembwa burundu. Urebye ishusho yaryo ntiyaburamo nk'ababiri bababaye batashimiye ibiba, babona iyo umwami w'isi ategeka itorero hari abababara.
byarabaye mu gihe cy'itoro cy'iperugamo, hari abanze kurigarukamo bahaba mu mashamba no mu mavumo, banga kugaruka ngo baje munsi y'ubutegetsi bwa Constante mu idini ryitwa akadubi bitaga Perugamo. Baranze bemera kuba mu mavumo, abenshi bagwayo, bigera ubwo abasirikari bo muri Roma bashira uburinzi ku migezi babatirizagamo, abagiye kubatizwa nijoro bagafatwa bakicwa, hapfuye abantu benshi cyane. Narizo mpamvu iyo umwami ategetse umuhanuzi, itorero ribari zahaye, riba rihananutse. Ariko iyo umuhanuzi akomeje gutegeka umwami akabaza umuhanuzi inama, icyo agiye gukora ashobora akagisha umuhanuzi inama, biba byiza. Ab'inzego z'isi ku isi bagiye gukora imirimo yabo bakabanza kugisha inama abayobozi b'amatorero, byaba byiza kuko nibo bahagariye Kristo ku isi. Ubwo rero ubu ngubu ikibazo habaye ubwoba, noneho abantu bariyumanganya batijya guhamya Kristo mu bihe biruhije kugira ngo batongera gutotezwa. Noneho inzego z'isi zirishima ko zayobotswe n'abayobokaga Kristo. Nizo mpamvu abakayisari batotezaga bera bababwira ngo bari guha icubahiro undi muntu atari bo. Nurebye no mu Isirayeli rya kera hari akantu gasa nako ngiye kubaho urugero. Danieli yari umunyamasengesho kandi ari umuntu w'intungane, ariko ko yari abonye umwanya ukomeye muri politike y'igihugu c'Abamedi n'Abaperesi, bagira ishari kuko bari bawukeneye. Baramugambanira, begera umwami Dariyo batinya guhoraho, byanditswe muri Danieli 6. Shiraho irindi tegeko urihamishe umuhuri kugira ngo ritakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ameze. Barebye Danieli bamugenzi basanga nta handi bamubonaho ifuti cyangwa amakosa uretse mu mategeko y'Imana ye, kuko yasengaga yuguruye amadirisha areba Yerusalemu kandi agasenga 3 ku munsi. Noneho barabimenyera bati tumuhereye ku mategeko y'Imana ye aho turamufatisha, naho ku caha yacumuriye ubutegetsi bw'isi ntabwo turakibona. Sibo begereye Dariyo batinya guhoraho, ati ndabitabye, ati shiraho irindi tegeko ryibagiranye mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi kuko atavuguruzwa. Andika ngo umuntu mu minsi 30 uzasenga indi mana bikamenyekana uretse wowe nyaguhoraho Dariyo, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Urumva ico gihe Danieli yumvise ko itegeko ryashizweho ikimenyetso, yarabyumvise. Ntabwo yavuze ngo ubwo numvise ko itegeko ryashizweho ikimenyetso ngiye kubireka mwakano gashye. Ahubwo yaravuze ati niko bavuze ngiye gukuba inshuro nyinshi kuri uko nasengaga. Niho yaguruye kumugaragara amadirisha yerekeye Yerusalemu akaja asenga uko bukeye n'ubwije, bibiri vango 3 ku munsi, ariko ntiyatinye ngo itegeko ryashizweho umukono kandi yari yabyeretswe. Nukuvuga ngo pasi aho ushatse kutwereka ko aha umwanzi Satani yari yubatse ikintu cyo kugira ngo abonereho gutoteza Danieli. Yego. Hanyuma Danieli ntigeze agira ubwoba bwo gutinya itegeko risinywe n'Abamedi, kandi nuvuga ngo itegeko ry'Abamedi ntirivuguruzwa, ryavuguruzwa. Hanyuma Danieli atahubwo ngiye kubikora kurenza ubwo mwarishizeho ndabereka ndasenga kuruta uko nasengaga. Ko numva ndafashijwe. Haleluya. None basi awe ubu ushaka kutwereka ko iyi shusho yo kwa Danieli no kwa Dariyo cyari igicucu cy'ukuri kwari kuzahishurwa, ariko niko abakristo bari kwiri kumera. Nukuvuga ngo uyu munsi abantu bari mu itorero, reka tuvuga abantu bari mu itorero rya Kristo Yesu niwe mutwe waryo, nubwo abantu bo bashira Yesu aracyahari kandi arihagarariye, azabyutsa abandi. Icyo ndimo ndashaka kuvuga ni iki? Ubu ushaka kutubwira ngo uyu munsi abantu benshi bari mu itorero bahagaze mu rwego Danieli we yanze guhagararamo mu gukurikiza itegeko umwami yasinye. Iyo bumvise ko itegeko ryashizweho ikimenyetso bareka ibyo basabwa. Nukuvuga ngo bahita bakora iby'itegeko rya leta ryashyizeho. Muri Kongo byarabaye, muri 71 byarabaye, bari gukoraho amazina y'amapreno y'amakristo. Ico gihe baravuga bati uwo tuzumva yitwa Yohana azaze yisobanure, uwo tuzumva yitwa Jean Baptiste azaze yisobanure. Abantu bakagenda basibangajya ku madokima yabo ayo mazina, sibyo? None rero bakuraho umunsi wo gutera, bavuga ngo uyu munsi Kinshasa ngo ntibaraterana,
niba itegeko ryasohotse rivuye ku nzego z'isi ngo Kinshasa ntibaraterana, icyo gihe ntibaterane hakabona kuba umutekano. ni ukuvuga ngo pasi ibyo nibyo navuga ngo uko niko gutsindwa kw'itorero. ubwo ntibatsinzwe haba umutekano iyo wubahije izo nzego kandi wamenye ko byashyizweho umuhura ari we bashaka. ni ukuvuga ngo bakavuga ngo Kinshasa ntibarasenga uyu munsi ngo niko itegeko ryasohotse ry'ingwagahu kandi ryasinywe n'ubutegetsi bw'isi, ntibasenge, icyo gihe hakaba amahoro. ariko urenze kuri iryo tegeko agasenga n'ubundi aratotezwa. abantu rero babonye ko ari byiza kwemera, nk'uko ari muri Timoteyo ya 2:2 havuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro ya Kristo nk'uko bikwiriye umusirikari mwiza. nta waba ari umusirikari ngo yishire mu by'ubugingo ngo azaba kinejeje uwo mwandikiye ubusirikari. harabisobanura ngo nta waba ari umukristo w'ukuri ngo yishire mu byo kunezeza isi ngo azaba kinejeje yamuhamagaye. tubigaruye, nta waba ari kapitene umukuru w'ingabo hano ku isi ngo yishire mu by'uburokore azaba kinejeje generale wamuhaye ubukapitene. ubwo rubango ni bibiri. ubushatse kutubwira se ko nta mukapitene waba umurokore? Umukapitene yaba umurokore, ariko nta murokore waba umukapitene. reciproque ntabwo ishoboka. ushaka kwerekana ko nta mukristo waba umusirikare se? umusirikare waba umukristo, ariko nta mukristo waba umusirikare akanezezwa mwandikiye ubusirikare. ijambo ry'Imana riravuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. umuntu aba umusirikare habiri. none pase ako nakandi gashize. noneho rero nta waba umusirikari nta ndarirenzaho birumvikana. nta waba umusirikari ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo azaba kinejeje wamwandikiye ubwo busirikari. uri kubyumva? byumvikanye. hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo abakristo cyangwa se abantu bose bayobotse amadini, kuko niho tubarizwa twese, tuvuga ngo turakijijwe, tubarizwa mu madini runaka atandukanye. ariko hari n'abandi benshi nzi batabana muri ayo madini. ariko icyo ushaka kuvuga, ubwinshi bw'abantu, majority y'abantu benshi nuko bafite amadini babamo kandi bakitwa abakristo. n'abakristo. ubwo ushatse kutubwira ngo, ndagaruka ku gitekerezo cyiza duhaye cyo kwa Daniel, bari muri kategori ya Daniel mu kwanga gukomereza ku itegeko umwami yasinye. ubwo bo bemeye icyo umwami yasinye. Voilà. ati uwo muntu usenge iminsi 30 ahindure muri iyo minsi 30 ansenge nishira azabona kurikize ibyo yakoraga. ubu niyo mpamvu boroheje ibintu, nizo mpamvu boroheje ibintu n'ubwami. ubu ushatse kutubwira se ngo nta gihe Imana ishobora gushyiraho cyo guhagarika akarengane no gutotezwa kw'itorero? ahubwo Satani icyo yashira amahoro y'ibinyoma. ni ukuvuga ngo abantu bagatotezwa nk'uko mu kinyejana byagenze. ikinyejana cya mbere abakristo bamaze kwihana, habaye umuvuduko mu kwihana kw'abantu. bamaze kwihana, Satani ararakara ateza akarengane ko kwica umubiri. bishwe abona ntibacogora, bakwicwa bagahunga. ariko mu itorero rya Efeso uribuka ko habaye ikintu cyitwa ngo kureka urukundo rwa mbere. noneho Satani abona ko ku mubiri aneshejwe, abantu bari kwicwa ntibahagarare, bakicwa ntibahagarare, arushaho gukizwa benshi. none umujenama ukomeye muri 250, hagati ya 250 na 270, nyuma Yesu hari mu itorero ry'Isimuruna Terituliye aravuga ngo mwibabazwa n'amaraso y'abera ameneka, kuko ayo maraso y'abera ameneka ngo ni imbuto nziza ahubwo yo kubyara bizera basha bahoraho mwibabara. babagize imbaraga barakomeza. ariko Satani abonye ko gutoteza umubiri bitari gucogoza abakristo kuva mu byizerwa, ahubwo arahindura azana ibinyoma. noneho niko karengane k'iyindi forume, k'iyindi shusho cy'ibinyoma. ibinyoma bimeze bite? uribuka ko itegeko ry'intumwa ko ari ukuzana ubutunzi bwabo bagashira ku birenge by'intumwa bagasangirira hamwe kugira ngo he kugira n'umucikanirwa. ariko bamwe babona hari abatagira icyo kuzana, abandi bafite icyo kuzana kandi basangira.
batangira gutekereza bati mbese ntibari kurya imbaraga zacu. Ndazana inka yanje, undi yaziyaho, undi yazanye inkoko, bavuge ngo dushire ku birenge by'intumwa turye dusangirire hamwe. Umutima w'urukundo rw'Imana wari uwo kutareba ibyo, ariko Satani bakongezamwo akantu ko kubereka ko bari guhendwa. None igihe cyo kugurisha abona ari menshi akagabanya, biza gufata abitwa Ananiya na ba Safira. Ico gihe rwari urugero rukomeye, hari n'abandi nk'abo bari bakoze nkabyo, kuko Ananiya na Safira bamaze gushingurwa, Petero yinjiye mu rusengero avuga ati murareba bene data, ikintu cishe Ananiya na Safira nuko bagurishije isambu bakazana amafaranga ku birenge by'intumwa, ariko bakabesha bakagabanya bakazana igice. Twababaza bakavuga ko batabesha, ko ariyo babahaye. None niba hari uwakoze ibisa nabyo, mu gatabo kavuga ngo menya Bibiliya yawe neza, ku rupapuro rwaho rwa 192, menya Bibiliya yawe neza, haravuga ngo connaître la Bible, haravuga ngo barahaguruka, kuko Petero avuze ngo uwabaye yagabanije nahaguruke atunganye atabona ishano rirutiri. Barahagurutse bose baza kuyazana, kuko benshi muri bo bari basize ibice mu rugo ari ukwanga guhendwa ku rusengero. Noneho Satani kuko ari yabonye ko akarengane katari kucogoza itorero, abashiramo kubesha kugira ngo bagwe mu mutima batabizi. kuvuga ngo noneho ashaka ubugingo nibwo agiye gukubita sasa, nibwo anabashaka yababazaga umubiri, none yabonye atabacogoza ahubwo ubugingo. Oya, nico gihe n'ubugingo yashakaga kugira ngo bihakane, kugira ngo bihakane, byose n'ubugingo abari guhigisha. Ariko none paze ubwo iyi ntwaro Satani akoresheje niyo yakoreshaga mbere ikomeye niyi. Imbi ikomeye cyane yo kunesha benshi ni ya kabiri. Aha, urumva ko ariyo ngikaze, niyo rero yazanye. Ubu si yiriho muri iki gihe, ubu niriho muri iki gihe, kuko hari uwitwa Sibetone, ni umunyamateka w'Umuroma. Mu gihe cy'akarengane kari gatewe n'umwami Kayisari Taraja, hari ingamba nziza zabasha kumaraho abakristo burundu. Bone Sibetone agiraga inama Taraja, aramubwira ati rero mwabonye ko mu gihe cya Korode bisha abakristo ntibashire, mu gihe cya Nero bica abakristo ntibashira, mu gihe cya Vespasien na Titus barabica ntibashira, mu gihe cya Domitian barabica ntibashira. None hari ingamba nanje navumbuye. Fata abantu bose batemera Yesu ubagenera umushahara utubutse, wicecekere. Abakristo bazicwa n'inzara n'ubukene, nibifuza kubona uriya mushahara bazareka Yesu tutabibasabye. ubwo abakristo je kuvuga nababaga bakora muri leta, bafite imirimo bakora ku buryo bahembwa na leta. Ntabwo anyumvise. Hari ukwicwa kw'abakristo bahamya Yesu, ariko banga gushira. None hamugira inama ati kugira ngo bashire rero zamura abantu batemera Yesu, abantu batemera Yesu bose uba imishahara izamu. Oya, bo kwisi ntabwo ari ukuvuga ngo bakora muri leta. Umuntu wese uzamenya ko atemera Yesu umuha umushahara uti ndawukugeneye ku kwezi. Maze abemera Yesu babona abandi bari guhembwa. Urebe ko mu bemera Yesu batazaja baraza umwe. Abari bwo buryo tubamara tutabishe, basubira inyuma bamuhakane kubwo gukunda umushahara ariko tutabishe, kandi twe kugira dosiye ariko batacemera Yesu, kandi kuko yabonye benshi. Oya, babaruye abapagani bose batemera Yesu, basanga ntaho babona amafaranga bakwiye mu butegetsi bwe. Ariko ni igitekerezo mvuze umunyamateka yari yatanze. None uburyo rero, ubwo buryo nibwo buriho uyu munsi nibwo buriho. Base ni ukuvuga ngo yumva ngo intambara mu matorero, ubundi abantu batagira umushahara ntibarwana. Abantu batagira umushahara se bararwana. uwoze warwana wowe urwanira iki? Yumva ngo mu itorero ngo bajagiye mu butegetsi bwa leta, bari gupfa iki? Ikitari imitungo n'amafaranga, n'imitungo n'amafaranga n'imitungo. Ariko hari abantu bari wumva bari gupfa ngo igitumye tugirana ibibazo n'amakimbirane ni ukubatiza abantu bake ku kwezi. Wapi, hari abari bapfa ibyo yakareka. Igitumye tugirana amakimbirane ni uko ubutumwa bwawe ububwiriza mu Rwanda gusa, ntuje mu Burundi cyangwa uje mu Buganda, nico turi gupfa. Hari abari bapfa ibyo ntabahari. Iby'Imana ishigikiro ntibabipfa, barapfa ibyidashyigikiye, bagapfa ibyidashyigikiye bo bifitiyemo inyungu.
none pase we ikiganiro tuzagisubukura ko ndumva kiryoshye ni kirekire cyane nticyarangira. hari ikintu nashaka kubaza ubu ushatse kutwereka yuko Imana idashobora kwemera yuko habaho gutotezwa Prito ushaka kutubwira ko Imana idashobora gukuraho akarengane. Nari nzi ko uyu munsi ahubwo Imana yagakuye, kuko abantu benshi uyu munsi bazi neza yuko ahubwo Imana yakuyeho akarengane. None ubwo ushaka kutubwira ko akarengane Imana idashobora kugakuraho? Ntabwo muri masezerano yayo usomye Petero ya mbere ice cya 2 umurongo hariya wa 11 na wa 12 havuga ngo hano ku isi turabasuhuke n'abimukira. Iyo uri mu isi uri umukristo ntabwo uri iwanyu. Rero umunyamahanga wese ayimwe uburenganzira bwose. Abisirayeli bamwe Egiputa yari ishusho ibizaba, urabona ko bimwe uburenganzira bwabo bakiri mu gihugu cya Egiputa kuko kitari cyabo. Egiputa ashushanya gisi y'ibyaha, Farawo ashushanya Satani, Kanani Palestine yashushanyaga Kanani y'isi ari ryo juru rya none, sibyo? Natwe turarushanwa tuje Kanani, ariko ntabwo iyisi ari iy'abakristo. Turi abanyamahanga muri ba nyiri igihugu, batwemera bate batadutoteje? Tugomba kubana nabo, ariko ntabwo baduha uburenganzira bungana n'ubwabo kuko tutari iwacu. Ubwo bivuga ngo ntabwo akarengane kakuweho, ahubwo abantu bemeye kuyoboka ubwami. Barayobotse, ni uvuga ngo umwami yategetse umuhanuzi. Hari ijambo kare ugeze kumbwira ngo ntabwo Imana ikuraho akarengane, ahubwo itanga imbaraga zo kwihanganira akarengane ukakanesha. Ubwo nikigeze kavaho kuva mu kintu ntabwo kigeze kavaho, nuko Satani yagiye ashiramo ibinyoma akagashira mu buryo bw'umwuka akakarimbura benshi. Nuvuga ngo akarengane kaza mu buryo bwo gutotezwa wicwa ku mubiri, kakaza mu buryo bw'inyigisho mbi zitari nzima, ubwo Satani abadesheje. Icabarwanaho no kugira ngo muzabura ubugingo. Iyo abonye abigisha b'ibinyoma bakaba inyigisho z'ibinyoma, abatsinze kuko mutazabona ubugingo. Yabona ubwo butegetsi buzana ibintu mukabyemera mutinya kurenganwa, nabwo ubugingo ababutwaye. Ni ukuvuga ngo iyi ngisho z'ibinyoma zemewe, Satani abatsinze ntabwo yongera kubakoraho ku mubiri kuko aba bafite. Yakwirwanya se? Ubu atuma tujya mu bintu byinshi kandi tuzabigarukamo kuko impamvu mfite ikibazo ni ibintu bitatu twatangiriyeho. Ubutegetsi burahari, Satani arahari, itorero rirahari. Kandi Satani arwanya itorero ntiyacogo. Ni ibintu bine twatangiye tuvuga. Hari Satani, hari ubutegetsi, hari amadini, hakaba n'itorero. Itorero tubona ko ibintu bitatu ari byagiye biritoteza. Ubutegetsi bw'isi, Satani yifashishije ubutegetsi bw'isi n'amadini y'ibigugu akomeye, yiyemeje kuyoboka ubutegetsi bw'isi. Abafarisayo nibo batoteza itorero. None uyu munsi ibi bintu biracyahari. Itorero turatambuka muri isi tuvuga ngo turakijijwe, ariko nta muntu turabona urenganyirizwa ubutumwa bwiza, ntawe turi kubona. Cyokoze baduhaye urugero ngo bashobora kuba ari nka 2-3 bihishe mu myobo tutazi. Ariko tugeneralije ku bantu bose turere tukavuga ngo nta karengane kariho, kuko abantu bose ni abakristo, ariko nta karengane turi kubona. Aho uri ushobora kutakabona, ntabwo turi kureba hose. Ntabwo turi kureba hose, ariko muri rusangi rw'isi umwami yategetse umuhanuzi, bituma haza umutekano. Atari uko umuhanuzi yavuyeho, atari uko umwami yavuyeho, atari uko amadini y'ibigugu yavuyeho, ahubwo ari uko umwami yayobotswe n'umuhanuzi kuko tubivuga. Tuzasubukura iki kiganiro kuko igihe kitubanye kirekire. Hanyuma mu gusoza rero, Pasi, ukurikije ibi bintu utubwiye, werekana ishusho y'itorero, aho tweretse ko mwese atari iwacu, turacumbitse, tugomba kwanga ko turi abasuhuke, tukaba turi mu gihugu kitari icyacu. Umwami utuyobora akaba ari umwami w'ijuru, ariko tukaba turi mu gihugu kiri mu ndi mwami tutayoboka amategeko ye. Turabasuzugura, turamusuzugura n'impamvu agomba kudutoteza. Ariko nitwuzuza ibyo ashaka, ntabwo azadutoteza. Ariko ibyo ashaka ntabwo bizahuza n'ibyo umwami ashaka. Niyo mpamvu birivuga ngo ntawe ukeza abami babi. Ngo nta n'uwaba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo ngo azaba kinejeje uwabumwandikiye ni Kristo wahamagaye. None urabwira iki uyu muhanuzi
cyangwa se itorero wagereranije n'umuhanuzi wayobotse umwami w'isi kugira ngo adatotezwa, ni ubuhe butumwa wageza ku itorero cyangwa se ku banyetorero bari ku isi hirya no hino, yaba abari mu bihugu bya Aziya ko hari abagitotezwa koko bashobora kuba batotezwa kandi bo batari no mu madini, yaba ku bantu bari mu madini yose ya giprotestani, haba i Burayi, haba muri Amerika, haba muri bihugu byacu bya Afurika aho amatorero ari, abo bantu bitwa abakristo ariko bakaba barayobotse ubwami kugeza ubwo hari ibintu badashobora kureka kugira ngo badatotezwa, ni ubuhe butumwa wabaha? Ibyo nabaha ni ukugira ngo bahange amaso Kristo, ku ijambo ry'Imana aravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Nubwo bose bayoboka ubwami ariko ntabwo ari 100%, Uwiteka aracafite mwabe bagitotezwa mu mahanga yose mu bihugu bitandukanye. Abahamya bazagaragara kandi bazaboneka nubwo abantu benshi batiteguye guhamya. Ico nababwira rero nukuvuga ngo uzatinya guhamiriza Yesu Kristo imbere y'abantu, isezerano nuko Yesu avuga ngo nabazagira isoni ryo kumuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Murebe noneho igitegereje nuko buri wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Uzanesha rero nuzahanga amaso Kristo, kuko itorero ntirizavaho kugeza igihe Yesu azagarukira. Nanizo yamvuze ngo kuri urwo rutare nzubaka itorero, ntabwo amarembo y'ikuzimu azarishobora. Amarembo y'ikuzimu Yesu yavugaga ni izo mbaraga z'isi zirwanya itorero, ntavugaga amarembo acukuye, ni imbaraga z'isi zirwanya itorero, ntabwo azarishobora. Baba babiri ni itorero, ku itorero itangira kuri babiri. Aho babiri baziri cyangwa batatu bazabateraniye mu izina ryanje bahuje umutima, nzaba ndi kumwe nabo. Niryo torero Imana yemera. Ntabwo Imana ireba ubwinshi, ariko Uwiteka azabe. Nubwo ibihugu byinshi ntabwo turebera hose icyarimwe cy'Imana, ariko gutotezwa kwaba guhari mu bihugu tutarimo. Ntitwafata batotezwa nabemeye kuyoboka amategeko y'Imana nk'uko yose abasaba. Kandi Imana ntabwo irebera ubukristo mu isi imwe, irebera ubukristo ku isi. Avuye muri Australia abahagarara itorero ku isi, ashobora kuba ari umwe kandi arihagarariye ku isi, ari muri Australia kandi arihagarariye ku isi, buri itorero rikaba rigihagaze. Ubwo yabana no kwakunda yabwiriye ngo ari 7,000 utari kureba wowe. kandi uravuze ngo abahanuzi barashize, ngo abahanuzi barashize, ariko hari 7 utazi. Ngiye ndi kureba none se pase wenda ihangane gatutse nko gusubiza inyuma gatoya nanone kandi twadushoje. Hari abantu benshi kugeza uyu munsi kuko bari muri ayo madini, uramutse unavuze ngo kugira ngo ubukristo, ukaba wavuga ati ubukristo bugomba kubaho mu buzima bwo gutotezwa ushingiye kuri ibintu ko mwisi atari iwacu atari n'ibiki, bashobora guhita bagukwena bakagutera ishoti, bavuga ati kwacinara Yesu ati muri iki gihe Imana atanze agahenge itorero ntago rigomba gutotezwa. Bakabana kugiye bakanakubwira ngo ese kuki wiyumvisha ko kugira ngo umuntu abakijwe neza ariko atotezwa, ntashobora kubakijwe neza kandi atotezwa? Uyu wamusubiza iki? Namusubiza mwereka itorero ry'i Philadelphia n'iryi Laodikiya. Abamisiyonere bishwe bagapfa bazana ubutumwa bwiza bukwirakwiza ku isi, bigeze muri Laodikiya aho abantu batakonje cyangwa ngo bashuhe, niho habaye amahoro. Tuzagaruka ku itorero rya Laodikiya tuzagaruka neza. Ni ukuvuga ngo kubera ko badakonje batanabize, niyo mpamvu hariho amahoro hagati y'itorero n'ubutegetsi bwiza. Nababwira akarengane k'abamisiyonere bicwa n'indwara banyura mu mashamba kugira ngo batugeze ubutumwa bwiza, noneho bamara gukonja mu itorero, kwinjira mu itorero rya Laodikiya birahagarara. Kubera iki? Laodikiya bemeye byose. Hanyuma pase, mwebwe muba muzi cyangwa mufite inaribonye muri iyi nzira ijya mu ijuru, ndetse mukaba mufite n'ubwo bushakashatsi bwo mu itorero muhishurirwa n'Imana n'ubundi bushakashatsi mukora, muradufasha gusenga musengera itorero, kuko birababaje. Ntabwo umuntu wamwumvisha ikintu kugira ngo azajye kukumva ngo yumve ko umuntu ubukristo bugomba kubaho mu buzima bwo gutotezwa, mu gihe ahubwo gutotezwa byashize ubu naniwe. Nta muntu wapfa kubishyikira, birakomeye. Rero mwadufasha gusenga kugira ngo Imana ibashe kumvisha abantu ubutumwa bwiza. Abantu buri wese anireba ahagaze
arebe niba koko ari gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Niba abona yaratanye akaba ariyo mpamvu afite amahoro mu ruhande rw'umubiri, yongera asubire mu ijambo ry'Imana, ahamye Yesu mu bibi no mu byiza, mu gihe gikwiye no mu kidakwiriye. Turagushimye Mana Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe muri aya masaha meza waduhaye, amasaha y'umugisha yo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni imbuto itabora, ijambo ryawe ni inyundo imena urutare. Amahanga yose bumvise ubutumwa bwiza, kuko waduhaye inshingano yo kubwamamaza nk'uko inshingano ikomeye ya Kristo Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza, muhindura abantu bose kuba abigishwa banjye. Iryo ni isezerano wasigiye abigishwa bawe, natwe turi mu isezerano ryawe. Turagushimiye ko ubutumwa bwiza bugomba kwamamara, ariko kenshi buja bugira inkomyi, kuko umugaragu wawe Paulo yabivuze mu Bakorinto ba 2:11-23 kugeza 28 yaravuze ngo tugera mu kaga gaturutse mu bambuzi, tugera mu kaga gaturutse muri bene data, tugera mu kaga gaturutse mu bahanuzi b'ibinyoma dusengana, tugera mu kaga gaturutse mu banyamahanga abapagani, mu miruho n'imihati, tugira inzara n'inyota, tukambara ubusa, tugatotezwa igihe cyose. Ariko Paulo yaravuze ngo ico nzirikana iteka ryose ni itorero witangiye ukaricunguza amaraso yawe, niryo natwe abera tuzirikana. Turasengera itorero twanyura mu biruhije, turasengera itorero twanyura mu bivunanye, turasengera itorero twanyura mu makuba, turasengera itorero twanyura mu ntambara, kugira ngo Imana ushobora byose watanze umwana we Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu, akaba ari we mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri we. Atugenderere, atwambike imbaraga, atwihanganishe kugira ngo duhangane n'ibi bihe. Kwijambo rye ravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinde muri byose, warabagenzereje bacyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko ab'Imana bagenzereza bacyo kugira ngo bahabwe ikamba ritangirika. Natwe turakurikira nto dusa n'abatazi aho baja, dukubitana ibipfunsi ntabwo dusa n'abahusha, tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo hari tutazabwiriza benshi tukazaboneka mu gihe cy'ibihe ko tutemewe. Turi imbere yawe kugira ngo duhe imbaraga no kwihangana, kandi uduhe ubushizi bw'amanga bwo guhangana n'iyi si, kuko turi abasuhuke n'abimukira, ariko icyo dutegereje ni gakondo nziza yero yo mu ijuru tuzabwa ugarutse mu bwiza bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Ya pasi, murakoze cyane, mwatanga aderesi yanyu kugira ngo wabakenera abe yaba. Murakoze cyane, Imana ibagiriye neza ko ukurikira ubutumwa bwiza. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre, nkaba ntuye i Remera. Dufite channel yitwa Gusenga Everyday, dutanga ubutumwa bwiza, twigisha ku gitabo cy'ibyahishuwe. Nimero ya WhatsApp ni 0788 669 naho telefoni igendanwa ni 0783 407035. Nsubiremo, nimero ya WhatsApp ni 0786696620. Ya kabiri ni 0783407035. Imana ibagirire neza. Reka tugushimire wowe nshuti mwene data wari ufashe umwanya wawe kuri iki kiganiro. Turagusaba kandi kudufasha kwamamaza ubwami bw'Imana, usharinga iki kiganiro ku nshuti zawe, abavandimwe, imiryango, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara bugire ku mpera y'isi. Tukwifurije kubwa neza, komeza kugira ibihe. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni.